buri wese rero ashobora guhitamo icyo ashaka, ukavuga uti se mbeho nk'umukire nzapfe nk'umukene, cyangwa mbeho nk'umukene nzapfe nk'umukire. Kubaho nk'umukene ugapfa nk'umukire rero ni gute? Ni kwa kundi umuntu yirya akimara, ntarya, ntatembera, nta gafaranga na gato yarekura. Hari umukire bigeze kuvuga wari ufite abana be bakajya bajya ku ishuri n'amaguru, kandi afite amamodoka. Noneho ngo abana bamubaza batari ko papa, kubera iki tujya ku ishuri n'amaguru kandi abana bagenzi bacu bo baza n'amamodoka? Uwo mukire uzi ukuntu gabwiraga abana be ngo ntimukishinga abana b'abarimu. Kandi yari umukire. Tekereza ko yabwiraga abana ngo ntibakishinga abana b'abarimu baza wenda mu modoka, abana be bagakora urugendo rw'ibirometero runaka n'amaguru kandi afite amamodoka. Cyangwa se afite ubushobozi bwakabaguriye imodoka cyangwa se bwakabategeye imodoka, ariko akavuga ati nimugende n'amaguru. Hari abantu babaho gutyo rero, ugasanga ntatembera, ntarya, ntanywa, nta gafaranga ke yarekura, abe bakabaho nk'abakene bategereje ko azapfa kugira ngo imitungo ye babashe kuyibonaho. Abo bantu nibo umwanditsi avuga ko babayeho nk'abakene ariko bagapfa ari abakire. Ni ukuvuga iyo apfuye nibwo mubona ku mitungo ye. Uri kumva ibyo bintu? Icyo gihe uba warabayeho nk'umukene ariko ugapfa nk'umukire. Undi muntu rero ni uwundi ubaho nk'umukire ariko agapfa nk'umukene. Ubaho nk'umukire agapfa nk'umukene ni uwuhe rero? Ni cya gihe wa muntu aba abayeho neza pe, akarya neza, ntabwo yiyimye, ntabwo ari wa muntu ugundira ibifaranga gusa. Umukeneyeho ko yamufasha aramufasha, akabona ku mitungo ye akiriho, kabone nubwo yapfa nta n'igiceri cy'atanu afite kuri konti, ariko abe babayeho neza nawe yabayeho neza. Icyo nicyo bita kubaho nk'umukire, ugapfura zero, ugapfura isakini. Die with a zero. Wasize weretse isi byawe byose. Ariko nabwo ukabikora washyizemo imibare, utazapfa usabiriza kandi wari warihaye. Icyo nicyo umwanditsi rero ashaka gusobanura muri kino gitabo yise Die with a zero. Icyiza ni ikihe rero? Kubaho nk'umukire ugapfa nk'umukene, cyangwa kubaho nk'umukene ugapfa nk'umukire. Niba umwanditsi avuga ngo iki gitabo mushaka kutacyumvikanaho mwese icyarimwe ngo mucyumve kimwe, ariko buri wese yakuramo isomo rimureba. Die with a zero ni rwo ruhande umwanditsi yabogamiyeho, niba ariko nabyita. Kubaho nk'umukire ugapfa nk'umukene. Tekereza kujya gupfa nta kintu na kimwe utakoze mu isi mu byo washakaga. Waratembereye, warariye mu gihe nyacyo, abawe warabahaye, nawe rwose ugiye umutima wera. Icyo nicyo kubita kubaho nk'umukire. Hakaba undi noneho wakoze ibyo yabwiye byose ngo abone amaronko, akagundira amafaranga, akarya rimwe ku munsi, agakora cyane ubutaruhuka, noneho yageza mu zabukuru ibyo yaruhiye byose ntaba akibashije no kubirya, kubera ko agera mu zabukuru arwaye, bitakibasha no kumuryohera. Yanapfa agapfa nk'umukire kubera ko asize imitungo amagana, ariko yabayeho nk'umukire nta n'umwe yigeze aryaho. Nuba hari abantu babaho ubuzima bwo kugundira gusa, ibye ukazabibona ruko ashizeho umwuka. Hari n'umuntu ubaho utwabashije gukorera akatubamo, we n'abawe akagira n'abandi agirira umumaro. Abo bantu babiri bo baratandukanye. Die with a zero ni ubucurabwenge bwazanywe n'uyu mwanditsi w'iki gitabo, bugaragaza ko aho kubaho ugundiriye amafaranga gusa, utarya utanywa, wabaho uyakoresha neza muri ya myaka yo kuyanezererwamo, iyo myaka nayo ntigucike ukayanezererwamo, aho kuzabaho utegereje kuzayanezererwamo mu masaziro wenda rimwe na rimwe bitagishobotse. Hatitaye ku myaka yose waba ufite, kino gitabo kirakwigisha ko ugomba gushaka iby'isi ariko utibagiye kubaho neza. Muri make ntukibuze ibihe by'ingenzi mu buzima, hahandi ubasha no kunezererwa ubuzima. Bari kumva kino gitabo kitarimo isomo rikomeye. Hari abantu baba barimo gutegura ubuzima bw'igihe kizaza, kandi icyo gihe kikazagera atakibasha no kukinezererwamo. Abo rero niwe umwanditsi yandikiye kino gitabo ko akwiye kwitekerezaho kabiri. Abantu benshi bagira gusongera ko ubukire bwabo butakibasha kubanezeza. Ugasanga umuntu ni umukire ariko ntiyabasha gutembera, ntiyabasha kurya kubera ko muganga aba yaratangiye kubimubuza. Ni igitabo rero gifungura abantu amaso, uburyo amafaranga n'igihe ari ibintu bikunze gusigana. Burya amafaranga n'igihe birasigana we, kubera ko rimwe na rimwe uyageraho igihe cyo kuyishimira cyaragusize. Ibyishimo by'amafaranga bifite igihe ntarengwa, nibyo umwanditsi abasha gusobanura. Ntugataruka ibihe rero byo kubaho ngo ubibikiye izabukuru, kubera ko izabukuru ntabwo biba bikikunejeje. Hari n'igihe ugera mu zabukuru nta kikunejeje kigihari. Nibyo yise rero Die with a zero. Harimo naho agera akabyita time bucketing.
avuga ko hari ibintu utegereza kuzishimishamo ushaje cyangwa se kuzishimira ushaje, ugasanga imyaka yo mu zabukuru uyigezeho bya bintu bitakikushishikaje, bitakikunejeje. Ikindi agarukaho ni uko niba hari abantu ushoramo, witegereza kubashoramo bashaje, bashoremo bakiri batoya.